umuntu wese arebye filime ya Straw yahise agira amarangamutima yo kurira. Ibi byose byatewe n'uyu mukinnyi Janaya ni umwe mu bagore bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugore ukora ibishoboka byose kugira ngo yiteze imbere kandi azamuke. Nyuma yo gukina filime ya Straw hari ubuzima bukomeye cyane Janaya yanyuzemo. Uyu mugore udasanzwe yagerageje kugaragaza amarangamutima yo kurira, kurwara indwara zikabije bitewe n'ubukene ese n'ibibazo bigiye bitandukanye. Bigaragara neza ko bino bibazo ari ibibazo abantu duhura nabyo bya buri munsi kandi bituma dukubaho tubabaye, tuba tutishimye, ibigeragezo bakomeza kuzamuka umunsi ku munsi uko bwije no bukeye. Janaya ni muntu ki? Uyu mugore watumye abantu benshi bakomeza kugira amarangamutima bitewe no kuba yarashatse kurira umwana we akamurera mu buryo bwiza kandi nta bushobozi yari afite, akazi yari arimo bakamwirukanamo ndetse n'ubuzima yari arimo bukagorana. Yagira ngo agiye kuri banki kuzana amafaranga yo kwishyura umwana we ku ishuri bakaza kumufata nk'ikihebe. Ibi kandi bikaza no kurangira umwana ashaka kwishyurira ishuri yapfuye. Uyu mugore ni umwe mu bagore bagaragaje neza ko ubukene, kubura umuntu kwitaho byazatera ikibazo gikomeye cyane mu buzima bwawe. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka adasanzwe y'uyu mugore, aho binavugwa neza ko iyi filime ya Straw yakinye ifite aho ihuriye neza n'amateka y'abanyemo mu buzima busanzwe. Ubundi Janaya amazina yo bwite ninde? Uyu mugore niba ibikorwa yakoze bikomeye cyane ku isi bituma umunsi ku munsi bakomeza kumwibuka. Ni umugore wakoze ibishoboka byose kugira ngo azamure sinema. Yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ibigeragezo bitandukanye, kurira umwana wenyine ubwo yajyaga muri kaminuza, maze umugabo wamuteye inda bakaza bagatandukana batabanye. Mbese ubuzima bwa filime ya Straw burasa neza n'ubwo Janaya yanyuzemo, cyangwa Taraji Henson nayo mazina ye bwite. Uyu mugore biravuga neza ko ubuzima yakinnye busa neza n'ubuzima yabayemo, ubuzima bw'ibigeragezo, kuvukira mu muryango utishoboye n'ibibazo nk'ibyo bigiye bitandukanye. Ariko se ni gute Janaya cyangwa Taraji yaje kwisanga ari icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'umwe mu bakinnyi bazi guhuza neza sene n'amarangamutima maze bikagaragara neza? Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza neza ko umuntu wese arebye ino filime yarize bitewe n'agahinda uyu mugore yari afite n'uburyo yitwaraga muri iyi filime. Uyu mugore ni muntu ki? Kuri munsi yo gukurikira ku mateka adasanzwe ya Taraji Henson, umwe mu bagore badasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umugore wakunzwe kubera filime yakinnye ya Straw. Ndabizi neza niba utaranayibonye wabonye afishe yayo. Bigaragara neza ko iyi filime yarebwe cyane ku rubuga rwa Netflix mu kwezi kwa gatandatu. Ni filime yagaragaje amarangamutima adasanzwe y'uyu mugore, uko uyu mugore yitwaye mu buryo budasanzwe. Reka tubane muri uyu munsi, aho nk'uko bisanzwe nge tugiye kubana muri aya mateka ariho Ingabire Akirokanyamibwa. Ikaze mu isi y'amateka, mu isi yo kumenya ubuzima bukomeye ibyamamare bwanyuzemo, bityo bikaza gutuma bisanga ari ibyamamare bidasanzwe, mu isi yo kugaragaza neza ko icyo tubona ko kidashoboka ari cyo gisoboka. Taraji Henson yavutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1970 ni muri Washington DC. Ni kuvuga ko kugeza amagingo uyu mugore afite imyaka 55. Uyu yavukiye mu muryango usanzwe, nigeze avukira mu miryango y'abakire n'abandi bantu nk'abo bagiye batandukanye. Uyu nguyu se yari umukanishi n'umukozi wo mu mudugudu, naho nyina we yari umuyobozi muri serivisi. Yakuze mu muryango utari ufite ubukire bwinshi ariko wihagije, wakuriye mu muryango ukomeye cyane, aho yaje kwiga ndetse aba n'umuntu udasanzwe kugeza amagingo ya ngaya. Gusa uyu nguyu hari igihe yigeze kugira ibibazo by'ubukene bukabije cyane, aho ubuzima butari bworoshye kandi urugendo rwe rwari rusa nkaho rugitangira. Yari afite inzozi nyinshi. Taraji yagize kubwira ikinyamakuru Times Magazine ati nahuye n'ibihe bikomeye. Uyu yarakomeje ati nubwo nta muntu nari mfite wo kwizera, ariko ibyo ngibyo ntibyambujije kwesa imihigo. Nakoze ibishoboka byose kugira ngo mpinduke uwo nagombaga kuba we kandi umuntu udasanzwe. Uyu mugore avuga ko yahuye n'ubuzima bukomeye cyane kandi ubuzima bugoye. Uyu mugore ni umwe mu bagore bize amashuri menshi kandi amashuri meza. Taraji yize amashuri yisumbuye muri Maryland, akomeza muri kaminuza ya North Carolina ndetse na aho yigaga gushushanya. Nyamara uyu mugore ntiyigeze ahagarika inzozi zo kuba umuhanzi. Yarahinduye ajya muri Howard University, aho yarangirije ibijyanye n'ubuhanzi. Atangira urugendo rwe rwa sinema mu buryo budasanzwe. Mbere y'uko Taraji atangira urugendo rwa sinema, yaje kujya mu mwaka wa 2 wo muri kaminuza. Niwe yaje guhura n'umuhungu barakundana. Muri uko gukundana aza kumutera inda, nubwo abangaba bombi batigeze babana. Gusa uyu nguyu avuga ko nta buzima bugoye nko kurira umwana wenyine. Iyi filime yose igaragaza uburyo cy'abasingo mama cyangwa abamama barera abana bonyine bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, yewe ibibazo bigaragarira buri muntu wese n'ibibazo bitagaragara. Iyi filime kandi igaragaza uburyo ki ibyo abantu batekereza ko bidashoboka aribyo bintu byonyine biba bishoboka.
benshi batangira kwibaza ni izihe ntangiriro z'uyu mwuga we, ni gute yaje kwisanga ari gukora yino mirimo mu buryo budasanzwe. Taraji yatangiye gukina ikinamico no mu mafilime yoroheje mu mwaka w'1990. uyu mugore ntiyigeze aba icyamamare muri ubwo buryo kugeza mu mwaka wa 2001 aho yakinnye muri filime yitwa Baby Boy. Abantu batangiye kumumenya mu buryo bworoheje, n'urugendo rugaragaza buryo ki kuba icyamamare atari ibintu byihuta. Nyamara benshi bavuga ko urugendo rwo rw'ukuri rwatangiye mu mwaka wa 2005 ubwo yinjiraga muri Hustle and Flow. Uyu nawe ni imwe muri filime yakinnyemo kandi filime yatumye amenyekana cyane. Uyu mu mwaka wa 2008 yahawe nominata ya Oscar ku mwanya w'umukinnyi w'umunyamwuga muri filime ya Curiosity Case of Benjamin Button. Akomeza kwigaragaza muri filime zigiye zitandukanye mu mwaka wa 2016 aho yakinnye nka Catherine Johnson, umugore w'umuhanga wo muri Nasi wagize uruhare rukomeye cyane mu kugera ku kwezi. Uyu mwanya we yatumye abo umukinnyi wamenyekanye cyane ku rwego mpuzamahanga. Taraji yakomeje gukina hirya no hino ku isi hagiye hatandukanye. Uyu mukinnyi wamenyekanye cyane nka Kuka Lion muri seri ya Empire mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2020 aho yagaragaje ubushobozi bwo gukina no gutwara amarangamutima mu buryo budasanzwe. Kandi no muri filime ya Straw nibwo yagaragayemo. Ibi byamuhesheje ibihembo byinshi birimo nka Golden Globe, Citizen Choice n'abindi bihembo bigiye bitandukanye. Uyu mugore kandi ntiyarekeye anga kuko yakomeje gukina mu zindi filime nka Straw n'izindi filime zidasanzwe. Taraji yahuye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe aho yatangaje ko yigeze guhura n'umubano ukomeye nyuma yo gutandukana n'umuryango we, akabona ubufasha binyuze mu kuganira n'ababifitemo. Ni ukuvuga ko uyu nguyu yigeze guhura n'ihungabana rikomeye cyane, maze biza kurangira ari uko abonye bamuganiriza. Yashinze Bose Lawrence Hasson Foundation, ikigo gifasha abantu b'abirabura bafite ibibazo byo mu mutwe kubona ubufasha n'ubujyanama. Uyu mugore yabaye icyamamare mu buryo budasanzwe aho yazamuye izina rye ku rwego mpuzamahanga. Mu mwaka wa 2025 Taraji P. Henson yagaragaye muri filime nshyashya yitwa Straw. Iyi filime yayobowe na Tyler Perry aho akina nka Janaya, umubyeyi umwe w'umugore ufite ibibazo bikomeye cyane, umwana urwaye, ubushomeri no kubura ubushobozi bwo kwitanga. Uyu mukino werekana ubuzima bubi umubyeyi umwe ushobora kuba yanyuramo, cyane cyane ababyeyi b'abagore. Ababyeyi bahura n'ibigeragezo bitandukanye nyamara bakaza kwisanga bashobora gukemura ibyo bigeragezo. Amarangamutima mu bihe bikomeye cyane no kuba ababyeyi b'abagore bahura n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima bunyuramo bwa buri munsi. Ibi byaje gutuma uyu mukinnyi nawe abikirangiriye kandi umukinnyi udasanzwe ku rwego mpuzamahanga. Ibi ni imwe mu bibazo bikomeye cyane Taraji yahuye nabyo, ibibazo by'ubuzima kandi bigoye cyane. Nubwo umukinnyi yabaye umukinnyi wa filime udasanzwe ku rwego mpuzamahanga, gusa nk'abandi bakinnyi bose n'ubundi buzima tunyamo bwa buri munsi yahuye n'ibibazo bitandukanye cyane. Uyu yahuye n'ikibazo cy'ubukene. Taraji yakuriye mu muryango utari ufite ubushobozi bwinshi, aho se nk'uko twabibonye yari umukanishi, nyina akaba ari umuyobozi muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi z'ubuzima. Ibi byatumye akura amenya agaciro k'umurimo n'imbaraga zo kwigirira icyizere mu byo umuntu akora bya buri munsi. Ibi kandi byatumye ahinduka umwe mu bantu badasanzwe ku isi yose. Yubatse uburyo budasanzwe bwo kuzamuka kandi ahinduka icyamamare mu buryo bugaragara buri umwe wese. Uyu kandi yahuye n'ibibazo byo kubura ababyeyi. Mu buzima bwe Taraji yahuye n'akababaro gakomeye cyane kubura ababyeyi. Yavuze mu itangazamakuru ko yacitse intege mu bihe bimwe na bimwe kubera agahinda gakomeye k'umuryango, ariko akabona imbaraga binyuze mu gukomera ndetse no mu gukora cyane. Uyu kandi yahuye n'ibibazo byo kuba yaragize mu rukundo ntirumuhire, ari nayo mpamvu benshi bavuga ko ibyo yakinnye bihura cyane n'ubuzima yahuye nabyo. Ibi ntibyarangiriye aha. Uyu mugore yari umwe mu bagore bakomeye cyane ku isi yigeze kujya mu rukundo ruranga. Kugeza amagingo angaya afite umuhungu utajya ugaragara mu mbuga nkoranyambaga, gusa warezwe nawe kandi bigaragara neza ko ari umuhungu we. Uyu nguyu yavuze ko kurera umwana wenyine aricyo kintu kigoye gusa, nubwo se w'uyu mwana yapfuye mu mwaka wa 2003. Gusa ibyerekeye n'uyu mwana wa Taraji ntibijya bikunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga. Naho ibyo bidahagije, uyu mugore ahuye n'ibibazo byo mu mutwe n'agahinda gakabije. Taraji yigeze guhura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima bwo mu mutwe, harimo umunaniro ukabije, agahinda gakabije ndetse n'umujinya. Yaje gusaba ubufasha bw'umuganga wo gufasha abantu muri ibyo bibazo byo mu mutwe. Aya nabwo twaje gusanga yaje gushinga iyi foundation ishobora kuzajya ifasha abirabura bafite ibibazo byo mu mutwe, bityo bikaza bizatuma abirabura babaho mu buzima bukomeye kandi ubuzima budasanzwe.
uyu n'inzitane mu rugendo rwa sinema. Nubwo yamenyekanye cyane, urugendo rwe rwaranzwe no gutsindwa inshuro nyinshi, amahirwe make ndetse no kwirengagizwa muri Hollywood. Yakomeje gukora cyane kandi agera ku nzozi ze. Ari nayo mpamvu tubwira abantu bakunda ibintu uko byagenda ko ariko kose inzira wanyamo zarizo zose, ibyo ukunda uba ugomba kubigeraho. Sibyo gusa kandi uyu mugore yahuye n'ibibazo byo guhangana n'ivangura mu mwuga. Talaji yagiye agaragaza ko abakinnyi b'abirabura bakunze guhura n'ivangura ry'akazi ndetse no gutandukanwa ku rwego rwo kwemererwa amahirwe angana. Yagiye ahangana n'ibibazo mu buryo budasanzwe. Kuri we utekereza ko ivangura n'ahantu ritazaba. Benshi bavuga ko batinye kujya mu muziki kuko harimo ivangura n'ahandi hantu. Gusa kimwe mu bintu tuba dusabwa ni uguhangana n'iryo vangura, tukamenya abo turi bo, tukazamuka kandi tukamenya ko ibyo turi gukora byose bizadufasha gutera imbere. Reka tusane mu kiganiro cy'ubutaha, aho nk'uko bisanzwe twabanye uyu munsi ari we Dieu Ingabire, akirukanye mu bwa CSF. Be blessed, we love you.